Muraho nitwa Kirenga. Nshuti nyemerera tubane muri iki kiganiro ukuri kwanje. Inshuti magara nifite akuka igushyingura utayitumyeho ngo yihe amabwiriza igakubanira neza abandi ijuru riza guhemba uwima umuto abayimye umukungu ntukarye amanwa aho akavuze ariko kandi ntugate n'umwanya aho utakavuze kubungana umunyu biwuhindura ivu ubutunzi bw'isi bwo buyoyoka nk'igicu. Kirega Karano umeze ute? Meze neza. Bashima Imana Cyane kabisa. Ndagushuhuje cyane. Nanjye ndagusuhuje. Mweze nango ry'umwami wacu witwa Yesu Kristo. Ndabona yatuzana nakavura. Umuntu wese ureba hejuru ni wari. Nuko yagwishije imvura. Naho ndi wabishobora. Niwe kabisa. Arabavuga ngo abantu ngo nabavubyi ngo bashaka ngo kwivuba ngo ntize ngo cyangwa ngo azayivuba. Azayivuba turere. Bakayivuba. Baba babeshye. Bakayivuba ntigwe cyangwa bakayivuba ikagwa. Ndumva byose ari kimwe. Aya. Yakareka. None gihanga rero niwe wayigushije. Iyi niwe wayigushije. Iyi niwe tuzi ugwisha imvura. Abo bande nawe tuzi. Arabuze bayigushije se? Yewe njya numva harimo abidogadoga. Iyo ni Nyabarongo baje bamena ku bantu. Barabeshya ngo bagize ngute? Ngo bagwishije imvura. Noneho ni imitwe. Ni imitwe abo ngabo bashaka n'abatubuzi Rekada. Nusko abatubuzi bateye se. Wese atubura mu buryo agatubura n'imvura. Ngo n'imvura baratubu. Batuye n'imvura rwose. Ewana abantu munyihanganira kabisa inkorora yabaye inkorora. Bumbaye mu bihe by'imvura. Umabona nakwitaje cyane ngo utava hawanduye. Nga wareba ngusize icyasha rero cy'ibyorezo ko byakira ngo cyo ubu narakirenze. Bagusirimuye. Wagira ngo ufite umugore. Wagira ngo ufite umugore. Ariko bizaza nzamugira misi iri kuza. Ko bari kubatera amangomera. Bagabo muri iyi misi ko ari ingumi gusa ziri kuvuga. Abyihorere. Byo bidukeneye. Dukeneye kenshi abagore bakubita abagabo cyangwa abagabo bakubita abagore. Ibyo ngibyo nibyo tudashaka. Dushaka kubica kabisa. Nicyo gituma kenshi umuntu abitekereza ariko akavuga atereka mbanze mbifatira umwanzuro uhamye ufatika nk'umuntu w'umugabo. Nzaba umuntu w'umugabo udakubita umugore nkaho ko bose mumva ngo babakubise. Kandi iki gihugu shakirimo abagore b'intwari. Beza cyane. Beza cyane. Bafite n'ubwenge bafite n'imbaraga zo gukora abapasiteri abadepite minisitiri abayobozi b'uturere n'abana bari ku mashuri urabona ko ni abajene ni ba muzirankoni ariko barabakubita. Fata umwana ukajya kumutimbagura umukuye wabaye. Hari abagabo barakubita n'amenyo ngo bakayakuramo. Bari abagabo rero nibo banzanye. Rekada. Buriya nibo banzanye buriya. Uzi imisozi banereje bandaza amajoro kenshi. Biriya bintu binera agahinda. Gute rero? Bintu birambabaza. Tubwire rwose turi mu kiganiro kuri kwanje ukuri kwa ufite n'uvuye kuri iyo ngingo. Kuri kwanje. Tunahera hangaha. Kuri kwanje rero ko ibyo bintu. Nibo bakuzanye. Nibo banzanye. Nibo banzanye. Bari gutuma mutarongora. Bari gutuma kandi abari bo dutinda gufata icyemezo. Hari disi bamaze kwiyemeza. Bari gutuma dutinda gufata icyemezo kwiyo ngingo yo koza mu mugore. None barakuzanye. Baranzanye. Komiti ngumamenye agahita yakura. Burasaza ngo ubukubise umugore gusa. Yakareka. Ubukubise nde wundi? Ngira ngo ubuhaye umugore wenyine. Buriya. Kereka utarabyarana nawe. Ushobora gukubita umugore ufite umwana w'umuhungu nawe akazakubita undi. Urumva ubugiye gukubita abantu benshi. Bagenda babihererekana. Ubyumva? Weke? Cyane rwose. Iyo ukubise umwana, iyo ukubise umugore ufite umwana w'umuhungu. Ni nka karande. Ubumuhaye umurage. Ubumuhaye umurage. Nawe akubita umugore. Nawe yazabyara umwana w'umuhungu nawe akazakubita biragenda gutyo. Rekata. Cyatumye bimbabaza rero byanteye n'agahinda nuko ibyo bintu mama negeze mbona papa bimukorera.
ntiwigeze ubona so reka ntabwo byabayeho sakubita nyoko ntabwo byabayeho aho ugereye Kigali uraba mu gipangu ukumva umugore n'umugabo bababujije kuryama ingumi yabaye ingumi ngo bari kurwana n'abajura bajya kure ugasanga ni umugore n'umugabo bari kurwana nzashaka ngo yanamwambuye n'ubusa bakuyemo bagiye kuryama basohotse batambaye kubera ingumi rimwe na rimwe ukumva ati uranca inyuma nkandi kandi ugasanga umugore niwe uri kurengana kandi ukibaza bagiye kuryama kuki batabiganiriye nk'umugore n'umugabo ngo babiganireho niba binahari babifatira umwanzuro karinde bibabyutsa saa sita z'ijoro nibwo babyibutse ngiye ko kandi umugabo ngo ni inkingi itavogerwa n'imyugariro yugarira urugo rwe ikibi cyose kije akakiba umugabo bita inkingi mu rugo rwe yego we ubwe n'udashaka gusenya ibimushamikiyeho adasenya ibyo yubatse n'udasenya ibyo yubatse ko mu byo wubatse harimo umugore harimo abana yose ni umuryango ni ibintu byose utagakwiye gusenya ariko ndi kukureba nawe uri kumutera urushyi reka izo mbaraga nazo mfite izo mbaraga nazo kubera nawe imbaraga mfite ko reka tureka kubigira urwenya bose babakubita bavuga ko nta mbaraga bafite ku ruhare rwanjye umugore ukwiye gufatwa gute umugore ukuntu mba numva yafatwa akiri inkumi aba yitwa umwari mba numva utakamuzanye iwawe ngo umwambure ubwari bwiwe utesha agaciro hondagura ukubite umutesha agaciro kandi waramuvanye mu rugo bamwita umwari waraterese utetesha utera imitomo utonesha yagera mu rugo ukakibona nk'icyampagara abagore bagakwiye urukundo rwinshi ruhoraho ko natwe baratugira yarira ukamuhoza abagore benshi bakunda no kurira niyo utubazo tw'ubuzima tuje buriya ahanini gukubita umugore uba utamusobanukiwe niko mbibona ko ijambo ry'umugore risobanuye ikindi kintu umugore ashobora kukubwira ndagukunda atari asanzwe abikubwira ariko agira ngo muganire ku byo abona byabateza imbere gahita uvuga tubwa myisasheri atari asanzwe abivuga ubu yanciye inyuma hari abagabo bateye gutya agahita yimajina ibyo akavuga ati umugore agatangira kumukubita ibintu byinshi kubera ko amubwiye ati sheri ndashaka ko dutera imbere muri ubu buryo dukora ibi n'ibi gutya na gutya tubeho mu buzima bwihinduranya yego avuga ati ubwo anyise sheri iri cyano ryaciye ubu yanciye inyuma ko azanye ibya sheri abijyanye hehe kandi ugasanga umugore uvuga ngo urusha kenshi ni wa muntu utari nka n'inzoga wenda tuvuge ariko iyo waje uzinyweye iyo utekereje hafi aho utangira kumukubita urumva rero nibyo tuba turwanya kenshi ku babyeyi bacu bakubitwa n'abagabo ba papa reka mbivuge gutyo nawe niba ujye umukubita simbizi nawe ujye umukubita ikigwari bigezaho buriya rero niba utari ikigwari bashishikariza abagabo bose kuba nk'umugabo w'intwari nkawe abantu badakubita abagore buriya ubundi nyine umugore akwiye gufatwa gute umugore ukuntu akwiye gufatwa mu rugo umugore akwiye kurindwa gute akwiye mbese duha urugero ubundi nkawe nk'umusore cyane cyane wumva ubundi umugore akwiriye kubaho gute mu rugo ubwisanzure ni ubuhe umurongo utagomba kumuvutsa ni ubuhe duha urugero kano kanya ubundi wimajina ko ibintu binarusenya rega nubwo turi kuvuga gutya abazubatse vuba ngo bahita bazihirika duha urugero rero navuga wenda umugore yagakwiye gufatwa umugore ukuntu yagakwiye gufatwa mu rugo umugore yagakwiye guhora akundwa umugore
ni umuntu w'agaciro mu rugo, umutima w'urugo, ni umuntu ugomba kubaha nawe, ni umuntu ugomba kwihora yitwa sheri, n'ubundi baramuzanye umwita sheri. Umugore ni wenda duhora tumutenesha nk'abana. Kuya kubyara umwana nawe uramukunda cyane, umwana yakubyariye uramukunda cyane, yajya no kumukubita ukabigira birebire, ariko nawe niko wagakwiye kumufata, ukumva ko atakubita umwana wawe, nawe niko utakwiye kumukubita. Niko mba mbibona. Umugore agomba kubahwa cyane. Umuntu uguheka ukaba umugabo ukageraho kazana ubwanwa nk'ubu bwanjye, nk'ubu bwanjye, kambara ikote kumvura izihiwe, ntabwo ari uwo gukubitwa. Kandi ukimutereta sha, nayo kimutereta biba biryoshye, ariko umugabo burya mwiza ahorana ya mitoma. Umugabo udakunda gukubita umugore utabarirwa muri abo, ahora kuri ya mitoma, n'undi yahoranye agitereta umugore we, ahora yimutereta. Ni abantu ujya ubona basaza na se bakitana sheri, ariko ibyo ntabwo bigihari. Urumva hajemo inkoni, byasimbuwe n'inkoni. umugabo urazana umugore ashyira iminsi ngahe. Gusa hari n'abashaka bahubutse, n'abashaka bahubutse. Ariko akenshi ugasanga ni nabo bari guteza ibibazo nk'ibyo. Nta benshi ni nabo usanga bari guteza ibibazo nk'ibyo. Ugasanga ukunze umwana, ukunze umukobwa w'abandi, umuzanye aho ngaho utaramenya uko bafata abagore. Kandi ugomba kubanza kubyiga. Kabifata ukajya mu kintu uzi icyo ugiye. Kandi iki cya mbere cya kabiri. Cya kabiri cya gatatu kikaza, wasanga ibibazo ari 10 byose ukabyiga ukabimenya. Ukabona kujya mu kibazo, ukajya ku rugamba uzi ukuntu uzarurwana. Umugore yahunga abantu ukamubwira uti mbona imyugariro yawe. Buriya uzarebe na mwarimu ntabwo ashobora kugushyira mu mwanya kukwimura, azi ko aho ugiye nta kintu ujyanyeyo. Buriya n'uriya muntu yigisha umugabo n'umugore uko bagiye kubana, ntabwo uriya muntu yemewe n'amategeko. Nta muntu afite ubumenyi, yemewe n'amategeko. Ibyo bintu leta yabishyizeho. We rero udashaka kubyiga niho uteza ibyo bibazo. Niho uteza ibyo bibazo. Mutipara reba ati imyaka iranjyanye, agapfa kugenda nta akabara gatsigaranye. Reka nkazanemo umwana nzajya nkorera siporo. Ibaze pe nzajya nkorera siporo. Umusore ajya kwita abasore bagumiwe. Ngangano ko gatinze ko narahagerera. Wumva nabimenya ari uko ngeze mu myaka yabo. None se wowe ko numva wifitiye n'indangagaciro z'umuco, umukobwa rwose k'abakobwa baba bashaka n'ubundi abasore bari pose, batuje, batafite akavuye mu bwonko. Urambwira ko nawe utaragera aho uvuga uti nashinga umugero. Ntabwo ndahagera muri minsi. Gusa umukobwa wankunda wenda nanayivugerana hano. Umukobwa wagukunda cyangwa wakunda? Uwankunda nanjye nkamukunda. Urumva naba nabimusabye. Ariko ukamubanza. Naba nabimusabye. Ayize yawe gusa. Umukobwa nasaba ko nkunda akabyemera. Reka bari bwo mbivuga neza. Nasaba akabyemera. Uwo ari we wese naho ari hose. Aka kanya amenye ko ikingo nicyo kitarimo. Ibyo nibyo nabihari. Ariko ubundi nkoni n'ubuginga man. Nkoni n'ubuginga. Siko nzabanza mbyige. Nzabanza mbyige mbifate mu mutwe. Cyambere nukumukunda. Nukumukunda cyambere. Kandi bihora. Cyakabere nukumugaburira. Cyane. Kumugaburira kamwambika. Kamutembereza. Abagore bakunda kamukundira abantu. Kamukundana n'inshuti ze mu muryango. Ukaruhahira cyane. Niyo mpamvu nzanza nkabitekereza ibyo byose nkabitegura mu kiraro. Ukavuga uti ngubu noneho najya mu ngamba. Ubu ngubu nyene umugore muzira nkoni, muzira nzara, buri kimwe. Ariko se agutesha umutwe wabasha kubikaruma ukabimanage ukavuga uti yenda umugabo reka
fata icyemezo kiyubashye no utazi umuryango. Rega simpamya ko imyaka ngewe mfite Yego. nta kintu kiranesha umutwe gikomeye Yego. ku buryo icyo kije ku buryo icyo cyaza nkumva ko ibintu byacitse nkafata umwanzuro wo gukubita umuntu. Njye ntabwo mbyibaza. Karambura umugeni ndetse ukawukoza no mu mbata. Aya. Uhagaze. Kereka ari cyo kintu cya mbere wenda kimbayo kwihangana bikananira mushiduka byabaye. Ariko ibintu byatubayeho ni byinshi. Ku buryo kwihanganira umugore ntabwo. Kwihangana umugore ntabwo ari ibintu bikomeye. Ntabwo ari ibintu bikomeye. Kandi nawe ubaza atanagora pe. Umugore nagakora. Ega nawe ntabwo wakigira umutagatifu. Wese nta kintu wakora kwihanganira. Ati kwese nta. Akora abatipi benshi batazi gukaruma ubuzima, batazi kwihanganira abantu. Babanyakavuyo n'ubu ngubu usanga ari n'abasore. Urakoze cyane. Abo nibo n'ubundi bahora baduteza ibyo bibazo turimo kuvuga. Bakabitirira ko mwese mudashobotse. Ashobora kuba ari Nyabugogo utabizi, akaba ari ahandi za Remera utabizi. Ejo akaza agatwara umushiki wawe, uko ukabutaba ukaryoha, ariko ejo ukumva ngo umushiki wawe ararira imigeri. Ararira inki, arara yabyimbye. Mu gitondo ukumva ngo agarutse mu rugo. Kongera mugahurira iwanyu kandi none ruswa yagiye. Kandi iki gihugu gifite abagore pe biyubake uburyo nubwo wabashingiraho wakubaha n'abandi. Mu Rwanda abakobwa tubona bagaciro kandi beza banameze neza. Barwubaka pe. Ubona bafite ubwenge, ubona abavuga ko nta bwenge bagira. Barabavuga ngo abakobwa bari hano hanze nta bwenge. Nabo ntabwo baba bafite. Nese babwirwa n'iki ko umuntu adafite ubwenge. Imana ni iduha ubwenge, buri wese muhubwe. Ubwo rero wewe kuvuga ngo nta bwenge umuntu afite, ahijya uba wibeshye. Wibeshye cyane. Nta muntu utagira ubwenge. Abakobwa nta bwenge bagira ngo nibyo kurya gusa. Riya ntago nanone wagira ibyo kurya ngo ubure n'ababirya. Yasa ibaho. Iyo ufite umuntu urya ibiryo ufite nabyo ni sawa. Niba hari uvuga ngo abakobwa nabo kurya gusa ubwo bafite ibyo kurya barya nyine. Umuntu utari wese nabarya. Natwe turasenga n'abadasenga ubona bakunze kuba abana baba ari bandi. Riya abahungu basenga abahungu basenga n'abadasenga ubona baba ari abana. Kambe vanga. Mu bantu bose burya abo nk'abantu bose. Abama babi nabeza. Babi nabeza. Ndi kereka uguye kuri tombora, ubundi ni nka tombora. Hariya mu basenga harimo umuntu, harimo abasore beza bakubaka nabo. Ariko abenshi muri bo birabagorana. Biragorana hariya. Afite utunyanga ngo twinshi. Afite utunyanga bari abahungu basenga bafite utunyanga twinshi bamwe n'abamwe. Abenshi. Ntago ari bose. Ariko abenshi. Urana none abantu bazi no gufata icyemezo ngo akunda umukobwa usanga amugaraguza agati ku wa mbere cyumweru kikarangira. Kuko n'ubundi cyaba yarakundiye umukobwa kenshi ari igihe asanga ntacyo afite. Urugero ushobora kuba yarakunze umukobwa bitewe n'uko abona agenda neza muri korari. Agenda ngutyo agakunda ibitugu by'umukobwa kuntu abona bigenda. Ariko nta mutima mu ntaki ntabwo ndamufite. Cyangwa se kuri yasirimba mu rusengero akaba ari ibyo agenderaho. Ko sanga mukundi amarangamutima. Afite amarangamutima menshi. Ugakunda umukobwa kuko wamubonye muri sinema nka banyambo. Abo ngabo. Abo banyambo ukabona umukobwa uko ameze neza uko ateye nyine wowe ufite uburyo bwo kwamwegera ukamubwira ko umukunda bikemera bigakunda. Kandi mu by'ukuri n'urwo rukundo ugasanga nta n'urwo umufitiye. Ariko abangaba badasenga nabo barumbwiyeho. Abangaba akenshi baba bazi ubuzima bwose. Hari abagore babyaye, hari abagore bagize ibyago barabyara ariko ugasanga
nabo barakunzwe n'abagabo ariko abagabo badashobotse ugasanga uno mugore ahorana igikomere disi agashaka uyu nguyu cyangwa se agaterwa inda agaterwa inda yagira ngo ari iwabo yagira ngo arashatse umugabo akamubera mubi noneho bagahita babona vuga ati umukobwa yatewe inda ntiyubaka urugo none n'uyu yaramushatse nta rwubatse uyu mukobwa si bashyashya kandi disi arengana aho ngaho ni ukuvuga ngo niba ari umukobwa aho ngaho wenda umukobwa akaba ari uva unaniranwa n'abo bantu nyine hari ukuntu umukobwa aterwa inda ari iwabo yashaka umugabo ntabwo ntibabane nyine wa mugabo turo tuvuga akamubera ishyano bigahita babihindukiza bakabikubita ku mukobwa ati ntashobotse aho ngaho kandi abakobwa turabafite benshi bafite izo ngorane bafite icyo kibazo kandi bari abantu ngo barubaka umukobwa watewe inda uriya muntu uzana yubaka iyo arekanye n'abandi wa mbere yego umwe wamuteye inda ariko kenshi n'ubundi ntabwo bakunda umukobwa ukura akavuga ati umuhungu ndamuretse n'ubundi ntiyanywaye yarabimukiye ndamuretse n'inkuyo ko hari abahungu se babaca amazi bano bakobwa banabasuzugura ngo ni ibyomanzi urumva kumuca amazi ahanini ngo ni ibyomanzi nyine bakabita ibyomanzi ahanini ashobora kumuca amazi bitewe n'uwo mukobwa kuko niba agiye kuvuga ati mwunze wa mukobwa kubera abyaye nta kibazo ariko akabona hagati ye na wa muntu babyaranye n'ubundi baracyakururana nibyo nabahereyeho mvuga kandi hari abakobwa beza batajya muri ibyo ariko abakanga bakitwa ibyomanzi ega twese ntabwo twaba bamwe ntabwo twaba beza uko abandi babyumva no mu bahungu barimo naho harimo abahungu nabo bananira kuri abakobwa kenshi sinjya mbaveba ntabwo njya mbatinda abakobwa ngiye mvuga nk'abahungu tuba duteye kimwe mba nzi ukuntu ibintu bimeze nk'abasore bagenzi banjye karagita zacu akenshi zijya guhura zijya gusa umukobwa wabyariye iwabo umuzanye mu rugo wamufata gute umukobwa wabyariye iwabo cya mbere ni ukumukundira uwo mwana icyo cya mbere rwose nta kindi wakora aha uti cya mbere ni ukumukundira umwana ni ukumukundira uwo mwana ntushaka ureke kumbwira n'ibindi kuko namaze kubyumva icyo kintu nicyo cya mbere cyatuma nawe akubaha akifuza no kongera kukubyarira undi nawe akamukunda afite ibitekerezo mwana ufite ibitekerezo kandi uwo ubyaranye nawe ibitekerezo disi uwo ubyaranye nawe akaza yitwa niba ari umuhungu ukabyara undi muhungu ugomba kuza yitwa murumuna wa wundi yego niba ari umukobwa nawe undi ari umukobwa ni murumuna we n'ubundi bivuze ngo unashaka wamushyira mu irangamimerere biramutse bikunze akaba uwawe cyane rwose n'ubundi aba ari uwawe aba ari uwawe rero turebe ku bahungu rero babeshya abakobwa urukundo ebana bakabagaraguza agati kabisa umva akamugaragura kuwa mbere akongera akamugaragura akamuhindukiza akamubeshya kandi ubwo ngubwo ibindi ntavugiye hirya hamukorera biragatsindwa n'Imana yo mu ijuru abo barahari abo bahungu rero nabo hari igihe abeshya umukobwa ugasanga uwo mukobwa nawe ntabeshyeka ndaguha nk'urugero umuhungu wazengurutse nka karitsiye yose ahantu nabaga cyangwa bavuga yenda nonaha azenguruka karitsiye agenda asura abakobwa bateguza ngo nzaza kubasura bagateka inkoko akaza akarya rwose bakamuheruka uko akaba yaza akabwira umukobwa ati nyiza telefone yanjye bahebye umukobwa kuko umukobwa yagukunda burya kuko fone ntabwo ari ikibazo ajya ayimuha ukabona aragiye umuhungu akagenda agahita anayigurisha nazanagaruka mu rugo nk'umukobwa bamubwira ati se wa mushyitsi wacu watuzaniye ko atagarutse aterekata turiya yari umujura yagenda fone arajya abahungu nk'abo barahari ariko hari abo baroga hari abo bihira n'abo bidahira gusa wenda abakobwa bajya bashishozana ntabwo umuntu wese ukubwiye ko agukunda ariko abagukunda yego disi mani tugushimire ufite ibitekerezo bizima kabisa yewe rwose ntakubeshye
abahungu bagira imipango n'imitegurire n'ubuzima no kuganira muri ubwo buryo ni bakeya ku buryo twemereye burya hari n'umuntu ushobora kukumva mu kiganiro mwana akanezerwa nuko mwanasubira nyuma akanakwandikira akakuganiriza kumva aratuje. Tugushimire tukwifurize n'amagara mazima, Imana ikugirire neza kandi wagize neza no kuza mu kiganiro cyacu. Ndatekereza wenda n'ikindi gihe tuzagukenera ugende tayari. Ndahari munyenera nzaza. Gusa nimero sinzi ni ya WhatsApp cyangwa iyo wamamagara hari comfortable. Ndashyiraho ya indi ya WhatsApp. Ushyire ya WhatsApp. Urakoze cyane. Yakora nayifite shyire hiriye. Nta kibazo. Tubashimire inshuti zacu zakadasohoka, tubashimire muri abana beza nukuri. Reka nibutse abajene mufite imbuga nkoranyambaga, by'umwihariko abashaka amashuti muduhamagare tubafashe, abashaka kwamamaza ibikorwa byanyu twabafasha. Ubundi nawe nimba ushaka kuza mu kiganiro cyacu ufite impano zitandukanye wifuza ko twereka abadukurikira kandi zikakugirira n'umumaro, karibu sana. Mbese muri make abantu mwese mufite ibyo mwifuza kuba mwavugira ku rubuga rwacu, tubahaye ikaze. Bashimire cyane. Nitwa MC Misango, nari kumwe na Kirenga. Merci beaucoup. Murakoze cyane. Sawa.